urusakurura baruhije dore imiruhi rabarembeje urusakurura baruhije mureke ibyifuzwa n'ab'iy'isi mushake ibyahishwa abanyabwenge jyewe na data tubana namwe ni muri mwenyine turi kumwe jyewe na data tubana namwe ni muri mwenyine turi kumwe murajye mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora mu miruho yanyu munaniwe bimenywanuza imigambi yanyu mu miruho yanyu munaniwe bimenywanuza imigambi yanyu inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mukigenda murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro uwitanganza mugororera ndazavuga umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndazavuga umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndazavuga umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndazavuga umuseke utambitse. Imana ishimwe.
Imana ishimwe iduhaye ubuntu bwo kongera kubyuka turi bazima duhumeka, yewe dufite n'umugisha wo guhamagarwa nawe kandi tukitaba. Imana nibishimirwe. Indirimbo yavuga ngo tuze twenyine twihererane nawe, tumusanga ahantu hatari abantu. Umurimo wo gusenga cyangwa igikorwa cyo gusenga gishobora kuba icyo dufatanyije n'abandi, gishobora kuba icyacu twenyine, ariko Imana ishimwe ko wowe nanjye twitabye. Hari ijambo ry'Imana yo byakozwe n'intumwa igice cya 10 kuva ku murongo wa mbere. Hari inkuru y'umugabo witwa Korneliyo, reka nyivugaho gatoya. Haravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Korneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare w'umugabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini, cyangwa se yari afite idini cyangwa sinagoge asengeramo. Yari umuntu ufite urusengero muri make, yari umuntu w'umunyadini ubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Korneliyo. Aramutumbira, atumbira uwo marayika, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Gusenga kwa Korneliyo, kwitanga kwe, ubuntu bwe nago byatambutse Imana itabibonye, cyangwa se ntacyo bivuze mu kuboko kw'Imana, ahubwo byazamutse ngo nk'urwibutso, binduka nk'inkingi y'urwibutso imbere y'Imana. Inkuru nziza rero irahangaha, ashobora kuba ari Korneliyo yarasengaga gusa yishakira Imana mu busabane bwe n'Imana, atazi n'icyo akwiriye cyangwa se atazi n'icyo akeneye, ariko Imana izi ibyo dukeneye, iturengereza ibyo dusaba n'ibyo dusengera. Yabonye ko akeneye kuzura umwuka wera, kandi abona ko umwuka wera atanazi ko yaje, atanazi n'ibyo gukora ku mwuka wera. Hanyuma mu kubaho kw'Imana, mu gusenga kwa Korneliyo, Imana imuhuza na Petero. Inkuru ikurikiyeho nibaza ko bamwe tuyizi, uko Petero nawe yabonye yerekwa, Imana ikamusanga ikamwemeza kuza kureba Korneliyo. Hanyuma Korneliyo yaramubwira ati turategereje kumva icyo Imana ikubwira. Nabo bari begereye Imana ariko batazi icyo bakwiriye. Hari igihe umuntu yinjira mu masengesho afite ibyo asaba Imana, hari igihe umuntu yinjira mu masengesho ashaka ubusabane bwe n'Imana. Nta na kimwe gipfa ubusa. Wakwinjira uzi ibyo usaba, rimwe na rimwe ukabihabwa, ubundi bikagusaba gutegereza, ubundi ntunabihabwe, ntacyo uzahombera mu kubaho kw'Imana, kuko Imana izi ibigukwiriye. Uko Korneliyo atarazi ko icyo akeneye ari ukuzura umwuka wera, ariko akabihabwa mu kubaho kw'Imana, niko Imana izakugenzereza ityo. Yesu niwe waduhamagaye ngo tuze dusenge, tuze twihererane nawe. Ntabwo uyu mwanya wacu ujya upfa ubusa. Umwanya wose uzegera Imana mu buryo bwose bwo gusenga. Ubwo washobojwe n'umwuka wera, mu mbaraga zawe nkeya cyangwa nyinshi, nta mwanya wo gusenga upfa ubusa. N'uwakundi umuntu aba yibwira ngo nabuze amagambo yo kuvuga, nabuze icyo kuvuga, wowe uzaze ujye imbere y'Imana, wishyire Imana. Wishyire Imana mu gusenga, wishyire Imana mu kwiriza, wishyire Imana mu kuva mu birangaza, wihererane nayo, uzabyungukiramo. Data azaguha ibyo usaba, ariko Data azakurengereza n'ibyo utasabye kuko utanazi ko bikeneye. Korneliyo ntiyarazi ko akeneye kuzura umwuka wera. Baravuze ngo dore turi hano, turategereje kumva icyo Imana ikubwira. Hanyuma Petero nawe aganira bisanzwe, avuga Yesu wapfuye akazuka, avuga Yesu aramuvuga. Hanyuma ijuru ryo ribatunguza kuzura umwuka wera. Ijuru rizadutunguza ibyo ritubikiye, rizadutunguza ibyiza, ariko ntiwibuze ibihe byo gusenga. Ikindi, gusenga ni urugamba, birarwanywa. Imibiri yacu ntibikunda kuko bishaka kudamarara no kwiruhukira. Hanyuma mu buryo bw'umwuka birarwanywa, kuko umwanzi wacu Satani araturwanya kugira ngo tudasabana n'Imana. Kubera iki? Kuko gusenga ni intwaro imurwanya, ni intwaro imusenya. Ikindi, iyo dusenga tugwiza imbaraga, kwizera kwacu gukomera, tukabasha kurwanya intambara nziza yo kwizera, hanyuma ntidutsindwe n'uburiganya bwa Satani. Ikindi, ntago dusengera mu bwoba. Hari igihe umwanzi agutera ubwoba, uko ugize ikintu cyose gutera ubwoba ugasenga ngo wahamutse. Oya, umwuka twahawe ntago ari uwo kudutera ubwoba, nta nubwo ari uwo kudusubiza mu bwoba. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Turabona ko uko dusobanukirwa urukundo twakunzwe niko rutumara ubwoba, nirwo rutumara impungenge. Ntago dusengera mu bwoba, oya, dusengera mu busabane, dusengera mu rukundo twakunzwe, dusengera kuko tuzi ko Yesu ari mu ruhande rwacu. Tugarutse mu busabane, tugarutse kugwiza imbaraga, tugarutse gusenga kuko niyo cano yadushyiriyeho yo gusabana nawe ndetse no kunesha. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4
umurongo wa 13 kugeza ku 18. Ndasoma muri ijambo ry'Imana kugira ngo tubyumve mu Kinyarwanda gisa nkaho cyoroshye, ariko nawe wakoresha Bibiliya yera nta kibazo. Ngo ikitumenyesha ko tuguma muri yo kandi ko nayo iguma muri twe nuko yaduhaye mwuka wayo. Ikitumenyesha ko tuguma muri yo kandi ko nayo iguma muri twe nuko yaduhaye mwuka wayo. Natwe twarabyiboneye, none turahamya ko Imana Data yatumye umwana wayo ko umukiza w'abantu bo mu isi yose. Umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana nayo ikaguma muri we. Bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko Kristo ameze ariko natwe turi muri iyi si. Iri jambo rirakomeye. Uru rukundo rutuma tutazagira ubwoba ku munsi w'urubanza. Ntateka abari muri Kristo Yesu tuzacirwaho, nta rubanza tuzatsindwa. Yesu wacu yaradutsindiye abari muri Kristo Yesu. Ngo bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, ntabwo rurimo ari igice, ngo kugira ngo tutazagira icyo twishisha, tutazagira ubwoba ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Iki ni igitangaza. Uko Kristo ameze niko natwe turi kuri iyi si. Muribuka ko yatubwiye mu ijambo rye uko Data yamutumye ariko natwe yadutumye. Wagira ubwoba gute kandi Yesu ari muri wowe, ari kumwe nawe, ndetse aduhamiriza ko uko ari ariko natwe turi muri iyi si. Aho urukundo ruri, umurongo wa 18, aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteze igihano, bityo abataragera ku rukundo rwuzuye. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteze igihano, bityo abataragera ku rukundo rwuzuye. Muri make uru rukundo rwuzuye rwirukana ubwoba. Twarakunzwe, turi mu rukundo rwa Kristo. Yesu atwitayeho, yasize akamero k'Imana mu ijuru, yisiga ubusa aza kugushaka we nanjye kubw'urukundo. Uru rukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. We gusengera mu bwoba, Data kwitayeho kurusha uko wabitekereza. Ngo igituma twe dukunda nuko Imana yabanje kudukunda. Reka tugarukire kuri umurongo wa 19. Ngo ariko igituma twe dukunda nuko Imana yabanje kudukunda. Iyo ukomeje hepfo aravuga ngo ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo akunda Imana kandi adakunda mwene se bari kumwe. Hanyuma mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 7, rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 7, muri Bibiliya yari havuga ngo Imana, ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Reka turebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana uko havuga ngo koko rero umwuka Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo ni umwuka uduha ububasha n'urukundo no kumenya kwifata. Umva umwuka twahawe. Koko rero umwuka Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo ni mwuka uduha ububasha n'urukundo no kumenya kwifata. Imana ibishimirwe. Reka dufatanye gusenga. Ni muri ya masengesho Data yashyize ku mutima wacu y'iminsi 3 twita ngo ni iminsi 3 hamwe n'umwami. Umwami turahorana, umwami tubana iteka, ariko habaye iminsi yo kwigira imbere. Aba ari amasengesho yo kwiriza no gusenga tuvuga ngo hamwe n'umwami. Turaje mwami w'abami, turaterana kuri Zoom, kuri YouTube mu gitondo saa 11 kugeza saa 12. Niko tuzaba dusenga kuva uyu munsi kugeza ku munsi wa gatatu. Hanyuma ku wa gatatu mu mugoroba tugaterana nk'abarinzi ku nkike nk'uko dusanzwe duterana. Reka dufatanye, usuke umutima wawe imbere y'Imana, uze wenyine cyangwa uri kumwe nabo mufatanya gusenga. Duhurire ku meza y'umwami, duhurire ku ntebe y'ubuntu nk'uko yaduhamagaye ngo nitumwegere tudatinya, duhabwe ubuntu bwo kudutabara. Ntabwo uzi icyo wakura muri uko gusenga, ariko Data we arakizi. Uko yageneye Korneliyo nabo bari kumwe kuzuzwa umwuka wera, batari banazi ko umwuka wera hari, ariko bishyiriye Imana mu gusenga. Data arakugenera ibyiza, araguha kunesha, araguha gutsinda. Mu gusenga urakuramo imbaraga
zituma urwana intambara nziza yo kwizera, zituma amoshya atakubasha, zituma ugwiza kwizera, ugwiza imbaraga kandi uburizamo imigambi ya Satani. Reka dufatanye gusenga. Wasenga mu magambo yawe, ntago waceceka ngo ntega amatwi. Twafatanya gusenga, ahubwo wumva nta magambo ahari, ushobora kwitiza yanjye ukayahindura yawe, ukayaganisha muri situation yawe mu buzima bwawe, ariko ntuceceke. Gusenga turavuga, ntabwo tuba turi muri meditation. Meditation nibwo bishobora gusaba ko umuntu aceceka, akuza akatekereza ku byo yumvise, ku ijambo ry'Imana yakiriye. Ariko gusenga ariko ko habaho iminsi yo guceceka, habaho umwanya wo guceceka, ariko ntiwahora ucecetse, habaho n'umwanya wo kuvuga, ukatura ibyiringiro byawe, ugashima umwami wawe n'akanwa kawe. Mwibuke ko ibyo tuvuga bitubyarira ibyiringiro, kuko imbaraga zidukoreramo bimeze nk'umuryango. Akanwa iyo mvuga ibyo mvuga biramfata. Niyo mpamvu iyo watura iby'ubwoba nabwo wisanga bwakubanye bwinshi. Iyo watura ibyiringiro by'ijambo ry'Imana usanga ibyiringiro byabyutse muri wowe. Amatwi ni koko naho hinjira. Niyo mpamvu dutega amatwi ijambo ry'Imana, amaso yacu nayo arinjiza. Niyo mpamvu duterekeza amaso yacu ko bitagira umumaro, ahubwo tuyerekeza ku biduhembura n'ibitwigisha kubaha Imana. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira ubuntu ungiriye bwo kugaruka imbere yawe, njyewe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo wongeye iminsi yo kubaho mutanga bugingo. Tukiri hano mu isi tuzanywe no kukuramya, tuzanywe no kugushima, tuzanywe no kugusukira ibyuzuye imitima yacu. Ndagushimira ko utuzi twese, nta muntu n'umwe witiranya n'undi, nta muntu n'umwe w'ingwiza murongo, nta muntu n'umwe utari uw'agaciro mu maso yawe. Uradukunda, amaso yawe ntatuvaho, amatwi yawe ari kugusenga kwacu, ari kugusaba kwacu, ndetse niwe waduhamagaye ngo tuze twihirane nawe. Ijambo ryawe uratubwira ngo ukunda abagukunda, ariko abagushakana umwete barakubona. Ndetse uratubwira ngo nitugushake bigishoboka ko ubonwa. Mwami w'abami, uratubwira ngo nitugushakana imitima yacu yose uzemera uboneke, uzemera ubonwe natwe. Uko niko tubyukiye imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Muri iyi minsi waduhamagariye kubana nawe, kutindana nawe mwami w'abami, kwihererana nawe. Natwe tuje tuvuga ngo ni iminsi hamwe n'umwami, tuje gutumbira mu maso hawe heza, tuje kongera kwamamaza ubwizerwe bwawe, tuje kongera kuvuga ubudahemuka bwawe, ineza yawe, imbabazi zawe. Tuje kwamamaza urukundo rwawe rutagira akagero, rwadukunze tudakwiriye, rukidukunda dufite intege nkeya cyangwa twagize imbaraga zo kukwizera. Urukundo rwawe rutagabanurwa n'imyitwarire yacu, rutagabanurwa n'ibyaha bigwiriye mu isi, rutagabanurwa n'abagusezeranyije ntibasohoze. Urukundo rwawe rutagabanuka, urukundo rwawe rw'iteka. Tuje kurusingiza, tuje kuruvuga, tuje kurwamamaza, tuje kurwirata, tuje kurwigwandikamo. Urakoze kubw'imbabazi zawe zidashira, urakoze kubw'urukundo rwawe rutarondoreka. Ngwino wongere utwishurire muri iyi minsi yo gusenga nyaguhora ku ngoma. Mwuka wera nshuti nziza, ndakurarutse ngo uze usengane natwe, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Twakwishyiriye nk'uko kwa Korneliyo byari bimeze, ariko ni wowe uzi ibidukwiriye. Sutsa umutima wanjye, sutsa imitima y'abahungu n'abakobwa duhuriye kuri iki gicaniro imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Turagushaka, tuzinduwe no kugushaka. Dufite ibindi twahugiramo, ariko tuzinduwe no kugushaka. Imitima yacu irakunyotewe, imitima yacu igufitiye inzara, imitima yacu irifuza kukumenya, irifuza kuguhishurirwa. Ndifuza kubona indi fase y'ubwiza bwawe, ndifuza mwami kukumenya birenzeho. Nkongera ngasogongera mwami w'abami ubundi bwiru bwawe, ubundi bwiza bwawe, ikindi gipimo cy'urukundo rwawe, nkakumenya mukunzi mwiza, nkaguhishurirwa mwami w'abami. Ngasogongera kuri izo mbabazi zidakama, nkigira imbere mu kukumenya, nkigira imbere mu kumenya imbabazi zawe zidashira. Ndagushaka mwami w'abami, utwemerera amaso yacu akubone, imitima yacu iguhishurirwe, amatwi yacu akumve. Urakoze ko nta muntu n'umwe wagannye aho uri wigeze usubizayo. Ijambo ryawe rimbwira neza ko abagusanga bose utabasunika, ndetse urukundo rwawe rugutera kujya gushaka n'intama imwe yazimiye erepfa iyo ngiyo mu bihanamanga. Niko urukundo rwawe rwatuzanye, niko imbabazi zawe zatuzanye aho uri, niko imirunga y'urukundo yawe yatugose, niko amaboko yawe y'imbabazi yatuzengurutse. Tuje imbere yawe tudafite ubwoba, ntidufite
ubwoba bw'urubanza, ntidufite ubwoba bw'ikintu na kimwe. Tuje kugushima, tuje kukuramya, wowe utubera amaso, wowe utumenyera ibyo tutazi, wowe umenya ibyo mu mwijima ukamenya ibyo mu mucyo, wowe umenya iby'ejo hazaza ukamenya ibyo mu myaka myinshi ishizwe imbere, wowe umenya byose mwami w'abami. Tuje kukuramya, tuje kukurata, tuje kugushaka, tuje kugutabaza, tuje kukwinginga, tuje kuguhendahenda, tuje kuguhamagara ngo wivange mu byacu, wivange mu bitunanije, wivange mu bitugose, wivange mu byo tutazi nyaguhora ku ngoma. Tuje kugusukira imitima ifite intege nkeya, imitima itamenye byose, imitima isobanukirwaho agace gatoya. Turaje Uwiteka Mana Nyir'ingabo, turabizi neza ko tutazava imbere yawe amaramasa, turabizi neza ko tuzahakura imbaraga zo kurwana intambara nziza yo kwizera, turabizi neza ko tuzahakura guhishurirwa ibyo dushakaho n'imigambi yawe, turabizi neza ko abari bacogoye bazabyutswa, turabizi neza ko imigambi ya Satani izongera ikaburizwamo. Si ubwa mbere uturwanirira, si ubwa mbere udutsindishiriza, si ubwa mbere uturengera, si ubwa mbere utugirira neza, si ubwa mbere uducira inzira aho zitari, si ubwa mbere mwami w'abami twarashyizeho akadomo tuvuga ko bitagishobotse, si ubwa mbere tukubona mu bidashoboka twarakubonye twibwira ngo biraheze birarangiye, twarakubonye mwami w'abami. Muri we hahora itangiriro rishya, muri we hahora amahirwe ya kenshi, muri we hahora imbabazi, hahora imbaraga, hahora ubuntu, hahora umutsima w'ubugingo, hahora amasoko adudubiza. Ntitwigeze na rimwe tuza aho uri ngo dutahe amaramasa, ntitwigeze na rimwe tuza aho uri ngo tuhaburire imbaraga. Wabwiye abigishwa bawe urababwira ngo nibasenge nibinginge kugira ngo batagwa mu moshya. Twahakuye imbaraga zidusimbutsa moshya yaratubashije, yaradushobeye, ariko imbere yawe twahakuye imbaraga, turenga imisozi, turenga ibihanamanga, turenga ibikombe by'umwijima, turenga ibikombe by'urupfu, turenga aho twibwira ko tutarenga. Mu mbabazi zawe turaharenga, mu buntu bwawe tuzamuka imisozi, turayimanuka, tuba amahoro. Ahatari amahoro imbere yawe tuje tuhakura amahoro, ahari ugushoberwa tuje tubona umucyo. Umucyo mu maso hawe uratuvira, gushoberwa kuraduhunga, gushoberwa kutujya kure. Mu ruhanga rwacu harakomezwa, twaje dutentebutse utwongeramo imbaraga, twaje dushobewe uradukomeza, twaje tutabasha guhagarara uradukomeza, twaje duhetamye uratwemesha. Kugaruka imbere yawe biraturyohera, kugaruka imbere yawe mwami tuje dufite icyizere, tugarutse kuri wowe waduhaye ibyo twasabye, ukaduha ibyo tutasabye, ukaturengereza aho twagejeje, waduhagaritse ahantu no mu bintu tutibwiraga n'umunsi wa rimwe ko yaba twebwe twabihagararamo, yaba twebwe byabi byacu. Tugarutse kugushima, tugarutse kugushaka Uwiteka Mana Nyir'ingabo. Ndahamagara kubaho kwawe mu buzima bwacu, mu buzima bw'abacu, mu ngo zacu, mu gihugu cyacu, mu itorero ryawe nyaguhora ku ngoma. Turaguhamagara mwami w'ababi, turashaka presence yawe, turashaka kubaho kwawe guhindura ibintu, turashaka kubaho kwawe gukiza, turashaka kubaho kwawe gutabara. Tuje tukugana nk'abana bato, tutazi rimwe na rimwe icyo dukwiriye, tutazi rimwe na rimwe icyo dushaka, tutazi rimwe na rimwe ibigendanye n'uyu munsi n'iyi minsi, ariko turaje wowe umenya byose, wowe uzi byose, wowe udahishwa kandi wowe ushobora byose. Turaje mwami w'abana ngo dusogongere ku byo tugenewe muri iyi minsi, duhabwe ibyo tugenewe muri iyi minsi tutanazi mwami w'abana. Ndasengera umukobwa n'umuhungu bari bacogoye kugira ngo bahabwe imbaraga, ndasengera abakeneye ubutabazi buva kuri wowe kugira ngo ubwo butabazi tubonere imbere yawe. Tugutegeye amaboko, tukuzitegeye amaso, ni wowe ibyiringiro byacu bitegereza. Amaso yacu ari kuri wowe, imitima yacu yerekeye wowe, ubuzima bwacu burashaka wowe, nta wundi dushaka, nta wundi twifuza. Imitima yacu inyotewe wowe, imitima yacu ikumbuye wowe, imitima yacu iratabaza wowe. Mutanga bugingo, ngwino wegura abahetamye, ngwino utabare, ngwino uhoza abarira, ngwino usuka imbaraga zawe nyaguhora ku ngoma. Ndahamagara imbaraga zawe zikiza ku barwaye kugira ngo gukira kubabeho. Ndahamagara imbaraga zawe zishyiraho iherezo ku buriganya bwa Satani kugira ngo buriganya bwa Satani bushireho, imirimo y'itsindwa ku buzima bw'abahungu n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu. Kwigaragambya kwe, gukobana kw'ababi n'abamukorera guhinduka ubusa kuri uyu muhungu, guhinduka ubusa kuri uyu mukobwa, maze imigambi yawe isohozwe, maze imigambi yawe isohozwe.
gusohozwa. Turahamagara kubaho kwawe mwami mu itorero rya mu gihugu cy'u Rwanda, turahamagara kubaho kwawe mu gihugu cyacu, turahamagara kubaho kwawe mu ngo zari zisenyutse, kugira ngo imbaraga zawe zongere zitwegure, imbaraga zawe zongere zitubyutse. Turahamagara kubaho kwawe mu bafite imitima ishobewe, mu bahungu n'abakobwa barimo bisabira urupfu, mu buzuwe n'agahinda gakabije. Turahamagara kubaho kwawe kwimura agahinda kugasuka amahoro, kubaho kwawe kwimura gushoberwa kugasuka ibyiringiro. Turahamagara kubaho kwawe mu bakiri batoya, turahamagara kubaho kwawe mu bakuze batareba icyerekezo n'ejo hazaza, ab'ibyiringiro byo kubaho bishizemo, abumva nta mpamvu yo kubaho. Turahamagara presence yawe mwami, turahamagara kubaho kwawe kugarura umunezero, kubaho kwawe kuzana impamvu y'ukuri yo kubaho no gusohorezwa imigambi, gusohoza imigambi yawe. Ndahamagara kubaho kwawe ngo guhure na buri muhungu wibaza ngo abereyeho iki, guhure na buri mukobwa wibaza ngo abereyeho iki. Kubaho kwawe Uwiteka Mana Nyiringabo kuza mu buzima bwacu, tukumva dufite impamvu yo kubaho, kuko tutabereyeho twebwe ubwacu, kuko tubereyeho gusohoza imigambi yawe. Ngwino ubidusogongeze, ngwino ubyibutsa ababyibagiwe, ngwino he kubimenya batabizi, ngwino utwibutse ko tubereyeho wowe no gusohoza imigambi yawe. Gusohoza imigambi yawe kuzana ibyiringiro, kubera ho wowe biduhesha imbaraga, kubera ho wowe bituma tutirebaho. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo presence yawe izi dukorera ibyo ishobora gukora, bya bindi bitagira umupaka, bya bindi bitagira ikibitangira, za bindi bidagira guhagarikwa n'ubumenyi bwanjye buke, bya bindi bidahagarikwa no kujijwa kwanjye, bya bindi bidahagarikwa no gusenga kwanjye guke. Ngwino usohoza imigambi yawe, ngwino usohoza imigambi yawe mu miryango y'abanyarwanda barimo gutakira, ngwino usohoza imigambi yawe mu miryango y'abakwizera abitiriwe izina ryawe, ngwino usohoza imigambi yawe kuri bene wacu batakuzi. Ngwino twiyereke Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ube mu materaniro yacu, ngwino ube mu gusenga kw'abahungu n'abakobwa barimo basenga hirya no hino, ngwino ube mu aho barimo bakwambaza, ngwino ube mu bari ufite ibicano by'amasengesho bahagazeho hirya no hino mu nzu zawe hatandukanye, hirya no hino mu miryango. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, reka kubaho kwawe gutwikira igihugu cyacu, reka kubaho kwawe gutwikira ingo zacu, reka kubaho gutwikira n'abatakuzi maze bakangukire kukumenya. Tuguhaye iyo mitima kiguteye umugongo, tuguhaye ubwo bwenge butaraguhishurirwa, tuguhaye ubwo buzima bw'abahungu n'abakobwa bacu, abo twabyaye, abo tuvukana, abo twashakanye, abatubyaye, taramurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Turabakuzaniye mwami w'abami, turabakuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo agakiza gatahe mu mitima yabo, agakiza gatahe iwabo. Turabakuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, we wangiriye imbabazi ukankiza, we wangiriye imbabazi ukantwikurura, ukankura icyo gitwikirizo cy'umubi. Ndasenze mwami w'abami ngo misengesho yacu, muri aya masengesho utwongerera abatwikururwa, utwongerera abakizwa, utwongerera abo umucyo w'ubutumwa bwiza uri butahe mu mitima yabo. Data turaguhamagara mu mbabazi zawe zitagira akagero. Reka ijambo ryawe rigira impact muri kino gihugu, reka ijambo ryawe rigira umwanya, reka ijambo ryawe rigira ububasha. Tubona abahungu bakizwa, tubona abakobwa bakizwa, tubona abari batendebutse bongera kubyuka mu izina rya Yesu. Turasenze mwami wabakijijwe bacogojwe n'ibihe, uyu mwanya imbaraga zawe zibagarukemo, zigaruke muri bere abagabo bashobewe, zigaruke muri bere abagore bashobewe, zigaruke muri bere abatoya bashobewe, zigaruke mu rubyiruko rushobewe. Turasengera bakumenye batendebutse, turasengera bakumenye barimo bacogora, batagikomeje intambara nziza yo kwizera. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo begurwe, bari abagore baruhijwe n'imibabaro, bari abagabo bacogojwe n'ibihe. Turasenze ngo begurwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turavuga imbaraga zawe mu bugingo bwabo, turavuga imbaraga zawe mu myuka yabo, turavuga imbaraga zawe mu buzima bwabo. Turasengera abakiri batoya bibaza iby'ejo hazaza bikabashobera, bigatuma ubuzima bwabo babwangiza kuko bibwira yuko ntacyo bamaze. Turasenze ngo imbaraga zawe zibegure, zibagarure mu kuri. Turasengera abayobejwe n'inyigisho z'ubuyobe kugira ngo bagaruke mu kuri. Turabakura munsi y'iyo mpurizi ya Satani mu izina rya Yesu. Turabakura munsi y'uko kuyobagurika mu izina rya Yesu. Turabakura munsi y'iyo spirit ya manipulation mu izina rya Yesu. Turasenze ngo umucyo wawe ubavire, turasenze ngo ubwiza bwawe bubagarukemo. Turagusaba imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, aho twakinguye imiryango ubwacu, imiryango y'ibyaha, imiryango yo gucogora mwami, bigatuma umwanzi atubasha. Turaguhendahenda ngo utubabarire, utubabarira bitorero, utubabarira bitiriwe izina ryawe ku miryango yose y'ibyaha yakingutse mu buzima bwacu, bigatuma turambarara. Tugusabye imbabazi ku byaha by'ubusambanyi biri mu nzu yitiriwe izina ryawe, tugusabye imbabazi ku buriganya, tugusabye imbabazi ku gukunda amafaranga, tugusabye imbabazi ku buryarya bumeze nk'ubw'abafarisi
bw'abafarisayo, tugusabye imbabazi ku rukundo ruke rwaduteje kwivangura no kugira ibice bice hagati muri twebwe. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo imiryango yose yatumye tumera nk'abimungu yariye tugacogora imbaraga zikadukamamo. Tugusabye imbabazi. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, uri Imana y'imbabazi zitarondoreka, uri Imana itugarukaho, uri Imana itaduta. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo buri muryango wose w'icyaha wakingutse mu rusengero, wakingutse mu bitiriwe izina ryawe, utubabarire kubw'imbabazi zawe. Amaraso yawe atwuhagira, amaraso yawe yuhagira bitirwe izina ryawe, amaraso yawe yuhagira abagukorera, abayoboye imirimo itandukanye, abayoboye ministries zitandukanye, abayoboye amadepartement atandukanye mu nsengero Nyaguhora ku Ngoma. Amaraso yawe atwuhagira, amaraso yawe yongera tubyutse, amaraso yawe yongera tweze. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire Mwami w'abami kugira ubuzima bubiri. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi Mwami w'abami. Wongera utugarukeho kubw'imbabazi zawe, uduhe urukundo rwawe, utwuzuze gusa nawe, utwuzuze gukora nkawe. Aramutse ari wowe Yesu uhagaze muri iki gihe wakwitwara ute? Mwami duhe izo mbaraga, duhe ubwo bushobozi, tuneshe iby'i Rwanda, tuneshe iby'i Kigali, tuneshe iby'amahanga utwoherezamo, tube hejuru yabyo Nyaguhora ku Ngoma. Ndasaba umwuka wawe, ndasaba imbaraga zawe. Wari ubizi neza igihe tuzavukamo, generation tuzaba turimo, n'ibiduhinyuza bihari wari ubizi neza, ariko wadusigiye umwuka wawe kugira ngo adushoboze. Ndasenze ngo wari urambaraye yongera abyuke aho twari ducogore, twongere tugarurwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. Tuye gutumbira wowe wenyine, tuye gutumbira wowe wenyine, kuri bitagira umumaro mu mitima yacu, kuri bitagira umumaro mu bwenge bwacu, kuri bitagira umumaro imbere yacu. Ibyo twerekejeho amaso ubitubabarire kandi ubidukize. Garura inyota yawe mu nzu yawe, garura inyota yawe mu nzu yitiriwe izina ryawe, garura inyota y'ibyawe Mwami. Reka umuhungu watakaje inyota, reka umukobwa wasohotse mu rukundo rwa mbere yongera agaruke mu mbaraga zawe Nyaguhora ku Ngoma. Tugarure mu rukundo rwa mbere, tugarurire ya nyota y'abasiganwa baza aho uri. Turaguhendahenda Mwami w'abami, turaguhendahenda Mwami w'abami. Ibintu ibihumbi byaraje birakubyiga mu mitima yacu, bifata umwanya wa mbere. Tugusabye imbabazi kandi tugusabye ubuntu, tugusabye ubuntu bwo kudategekwa n'amafaranga, tugusabye ubuntu bwo kudategekwa n'ibyubahiro, tugusabye ubuntu bwo kudategekwa n'ibishira. Utwibutse Mwami w'abami ko iwacu atari ino, utwibutse ko tuhari igihe gitoya, dusohoza imigambi yawe, tumara icyo tugomba kuhamara, ariko dukomeje urugendo rugana iwawe. Kura gushukwa imbere y'amaso yacu, mara gushukwa mu bitekerezo byacu, mara deception Mwami w'abami. Tugusabye imbabazi aho gukundisha abantu wowe ko twabakundishije iby'isi. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, twababwiye ubuhamya bw'ibyo wadukoreye, bituma aho kukureba bareba ibyo twahawe. Mwami utubabarire, utubabarire amagambo yose twavuze, twayavuga mu bupfapfa, twayavuga mu buswa, twayavuga nkana. Utubabarire amagambo yose twavuze twitirirwa izina ryawe. Waduhaye guhagarara imbere y'abantu, agatera abantu gukunda iby'isi kuruta uko bagukunda. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire aho twaba twarahagaze tukarehereza abantu kuri twebwe, aho kubahereza kuri wowe Muremyi wabo, wowe Mukiza wabo, wowe wabapfiriye. Maze utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, mwene ayo magambo atakaza agaciro mu gihugu cyacu, mwene ibyo bisa n'ubutumwa bitakaza agaciro mu gihugu cyacu. Maze utwigarure Uwiteka Mana Nyiringabo, tubona umugeni wawe ategurwa, tubona bitiriwe izina ryawe bategurwa, tubona bitiriwe izina ryawe bagwiza imbaraga. Mwama bariho utugeza, mwama bariho utugeza aho ushaka, aho wifuza imigambi yawe isohozwe. Turagushimira ibyo dukorera, turagushimira imirimo yawe muri kino gihugu, turagushimira ubwizerwe bwawe, turagushimira kudatuma dushiraho, turagushimira ko wemera ko izina ryawe ryamamazwa. Turagushimira Mwami w'abami, turagushimira ibyo ukorera hatagaragara, bimwe tukabibonesha amaso. Turagushimira Mwami, turagushimira. Ntutsindwa, ntunanirwa, ntucogora. Imbaraga zawe n'iz'ibihe byose, n'iz'iteka ryose. Turagushimira ibyo twarebesheje amaso bihesha izina ryawe icyubahiro. Turagushimira ibyo ukorera mu bwihisho tukazabibona hanyuma. Turagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira. Erega ntacyo tugomba ngo tubwire ibya none n'ibyejo hazaza, ariko amaboko yawe ntatangirwa. Iyo wakinguye nta muntu n'umwe wakinga. Imbaraga zawe ntizikumirwa, nta wahagarara imbere y'imigambi yawe, nta waburizamo icyo wavuze, nta wahagarika icyo wagambiriye ko kibaho. Akira icyubahiro Uwiteka Mana Nyiringabo, akira icyubahiro Uwiteka Mana Nyiringabo. Imbabazi zawe zidutwikire, ubuntu bwawe buza aho turi.
imvura y'umugisha tugwire, ibyo ushaka bari bizo bibanya guhora ku ngoma. Turagushimira ko waturinze mu myaka yose yatambutse, waturinze ibyorezo, uturinda intambara, uturinda induru, uturinda urusaku rw'amasasu n'imihoro, uraturinda Uwiteka Mana Nyiringabo. N'ubu mu bushizi bw'amanga twongeye kuguhamagara ngo uturinde ibyo byorezo bishyirweho iherezo mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba utwikira iki kirere, mubujije gukora mu kirere cyacu, tuguhaye byose mwami w'abami. Amaraso yawe adutwikire, atwikire ubutaka bw'u Rwanda, atwikire ikirere cy'u Rwanda, atwikire abakorera mu buvuzi, atwikire abakorera mu buyobozi. Amaraso yawe adutwikire, atwikire ubutaka bwacu, atwikire ikirere cyacu, atwikire imipaka yacu, maze ibyo ushaka bari bizo biba mu izina rya Yesu. Imigambi yose y'umwanzi Satani yo guteza abantu ubwoba no guhora mu bameze nk'igihano yose iburizwemo mu izina rya Yesu. Inama z'ikuzimu zose zidusaba zamburwa ubushobozi, ibyo basaba bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Turamamaza icyubahiro cy'izina ryawe ku butaka bw'u Rwanda, mu kirere cy'u Rwanda, mu ngo z'abanyarwanda. Ibyo ushaka bari byo biba mwami, ibyo ushaka bari byo biba. Ubushake bwawe ni buganze, ubwiza bwawe butwikire kino gihugu. Turakwizeye nyaguhora ku ngoma, turakwizeye mwami w'abami. Twongeye gusenga kugira ngo umwuka w'agakiza utwikire kino gihugu nyaguhora ku ngoma. Umwuka w'agakiza utera imitima guca bugufi. Turaguhendahenda mwami, turaguhendahenda mwami. Udukize kumenyera, udukize bupfura twitiranya n'agakiza, maze umwuka w'agakiza utwikira ikirere cyacu. Umwuka utera umutima guca bugufi, umwuka utera umutima kwihana, umuntu agahindukira ahindukiye. Turakwinginze mwami ngo bari byo bikorera mu kirere cyacu, abari byo bitwikira igihugu cyacu. Tubona abagore n'abagabo bakizwa, tubona abahungu n'abakobwa basiganwa bagushaka. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo izindi mbaraga zose ziyitiranya nawe zimenagurike. Mbaraga z'idini, mbaraga zisa nk'ubufarisayo zimenagurike mwami w'abami. Uduha agakiza kukuri, uduha imitima yihana, uduha imitima iciye bugufi. Ndaguhendahenda mwami w'abami, ndaguhendahenda ngo usuke umwuka wo kwihana hagati muri twebwe, usuke umwuka wo kwihana mu gihugu cyacu, usuke umwuka wo kwihana mu Rwanda, usuke umwuka wo kwihana mu itorero, usuke umwuka wo kwihana. Turahari ubwoko bwawe, turi hano abagore n'abagabo, turi hano abahungu n'abakobwa mwami w'abami, abo wongeye iminsi yo kubaho, abo warinze Uwiteka Mana Nyiringabo. Turabizi neza ko nta muntu wakwibyutsa, turabizi neza ko nta muntu wakwiyongeraho n'umunota umwe ko wamugeneye, nta urinda umwuka ahumeka. Turaguhendahenda mwami ngo utwuzuze umwuka wo guca bugufi, udutera kwihana no kugukenera mwami w'abami, no gukenera iyo mpano y'ubuntu, no gukenera iyo mpano y'ubugingo buhoraho. Turaguhendahenda mwami w'abami kugira ngo kubaho kwawe gutwikira igihugu cyacu, gutwikira abantu bari mu ngo zabo, gutwikira abantu bari mu maofisi yabo, dutwikira abantu bari mu masoko no mu maguriro. Umwuka wo kwihana utwikire kino kirere kugira ngo inyota igwire, kugira ngo imitima yemera guca bugufi ibe myinshi nyaguhora ku ngoma, kugira ngo tuguhindukirire, kugira ngo tuguhindukirire, kugira ngo tuguhindukirire mwami w'abami. Utubabarire ahantu hose twabyitiranyije, utubabarire ahantu hose twikomye mu gatuza, tukamera nk'aho twikijije, tukamera nk'aho ubupfura bwacu n'ubushobozi bwacu n'ibyo twita ubunyangamugayo bisa nk'aho byadukijije, ariko ni impano y'ubuntu ibonerwa muri wowe Kristo. Turakwinginga ngo uduhe imitima iciye bugufi kugira ngo dukenere wowe, tukwifuze, hanyuma twakire ubwo buntu bubonerwa muri wowe. Ndaguhendahenda mwami w'abami ngo uteze imitima yacu guca bugufi, utumaremo ibyiratwa byose, utumaremo ibyiratwa byose, utumaremo ubwibone bwose, utumaremo umutima utagukenera wose. Urandure mu buzima bwacu, urandure mu buzima bwacu. Imitima y'abanyarwanda ikunyoterwe, imitima y'abanyarwanda igukenere mwami, kugira ngo ibibonerwa muri wowe bihinduke umugabane wacu. Wavuze ijambo ryawe ritebura ngo ntago bibaho nta mahoro y'umunyabyaha, umunyabyaha ntagira amahoro. Turakwinginze mwami w'abami ngo turengere, uduhe umutima uciye bugufi kugira ngo twihane, maze twakira ayo mahoro azanwa no kubabarirwa, twakira ayo mahoro azanwa no kubabarirwa, twakira ayo mahoro azanwa no kubabarirwa. Turaguhamagara mwami mu miryango y'abanyarwanda, turasenze mwami w'abami ngo duhe mwami kwibuka ko urugo ari wowe warutangije nyaguhora ku ngoma, ko ari umushinga wawe, ko atari umushinga y'ibihugu bikomeye
ukomeye, ko atari umushinga w'imiryango yindi ikomeye mpuzamahanga. Utwibutse ko ari umushinga wawe kandi ko ufite uko wawushakaga kuzamera. Turasenze mwami w'abami ngo ushoboze abanyarwanda, abagabo n'abagore, kubaka nk'uko ushaka, kubaka kuri wowe nyaguhora ku ngoma. Turaguhendahenda mwami ngo uduhe kukurebaho, uduhe kukurebaho mwami w'abami. Utubabareho twubatse nk'abapfapfa, tukamera nk'abawundi wubatse inzu ye ku musenyi, akazamura iby'inyuma gusa ariko adafite urufatiro ruzima, maze imiyaga, maze imvura, maze imivu yatemba, inzu igahirima burundu. Utubabarire mwami w'abami, aho twubatse ku by'inyuma bishira, maze imivu ikadutembana, imiyaga ikaduhuha, tugasenyuka kugwa kwacu kaba kunini. Utwibutse kubaka kuri wowe, ko mwami wubaka tubakanye nawe abatakaza umwanya, urinda ushyiraho ingamba atazifatanye nawe ko abatakaza umwanya. Maze mwami uduhe imiryango yubatse kuri wowe. Wibutse abagabo ko bagufite nk'undi mugabo uri hejuru yabo, wibutse abagore ko bagufite nk'umurengezi wabo. Maze mwami uduhe kubaka ku rutare, uduhe kubaka ku rutare, uduhe kubaka ku rutare. Tugusabye imbabazi mwami nk'ababyeyi, aho tutahagaze mu rugero rwiza ku bana bacu. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, ko imiryango twagombaga kureberaho itahagaze ngo ineshe. Utubabarire kandi uri Imana y'amahirwe ya kenshi, wongere utugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasengera imiryango iri mu induru, irimo amakimbirane. Turasenze ngo usenya amahoro yimuke muri iyo miryango. Satani usenya amahoro, imbaraga zasabye ko imiryango itabaho muri kino gihugu zamburwa ubushobozi mu izina rya Yesu. Ibicaniro byadusabye bivuga ko imiryango itagomba kuba mizima, abagabo n'abagore bagomba kurorongotana, ibyo bicaniro byadusabye byambuye imbaraga, mbisutsemo amaraso ya Yesu. Ndasenga ngo imiryango niyubakike, abagore n'abagabo nibakomerere muri wowe, urubyiruko rukomere muri wowe, abana nibakomerere muri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, utugarukeho mwami w'abami. Ndasenze kugira ngo abakomerekeye mu miryango bakibwira ko utabaho, bakibwira ko nta migambo ugifite ku ngo, turasenze kugira ngo ibyo bikomere byo mu mutima wongere ubyomore kubw'imbabazi zawe, wongere ubyomore kubw'ubuntu bwawe. Ndakwizeye mwami w'abami, ndakwizeye mwami w'abami. Niwe wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, umuremero umufasha umukwiriye. Urangije urababwira ngo nibororoke. Ikindi gihe usanga Abrahamu uramubwira ngo icyari cyatumye umumenya ngo ni ukugira ngo atoze abana be n'abo mu rugo rwe bose n'abazakurikiraho, abatoze kukubaha, abatoze amateka n'amabwiriza yawe. Turasenze mwami ngo wongere ugarure muri kino gihugu abagabo bashobora guhagarara bagatoza abo mu ngo zabo n'abana babo amategeko n'amabwiriza yawe, bakabigisha kugukunda. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo wongere wunge ahasenyutse kubw'imbabazi zawe mwami, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma. Wongere wunge imiryango yatatanye kubw'imbabazi zawe, wongere ubyutse nyaguhora ku ngoma iby'umwanzi yatwibye, iby'umwanzi yari yaratunyaze. Wongere udusubize ubwo buntu, wongere ubyutse amahoro, wongere ubyutse mwami kwizerana, wongere ubyutse Uwiteka Mana Nyiringabo ibikomere gutabwa ubimare mu mitima y'abanyarwanda mwami. Data turagushimira ko waduhaye igihugu. Turasenze mwami ngo tukiboneremo abantu bazima, abagabo bazima, abagore bazima, abakiri batoya bazima, bafite ubuzima muri bo bwawe, bafite ubuzima muri we. Duhe kukurebaho mwami w'abami, twibutse ko tutakwishoboza. Uduhe kukurebaho Uwiteka Mana Nyiringabo, maze tubone imiryango yubatswe kandi yubatswe nawe. Turasenze nyaguhora ku ngoma kugira ngo uburiganya bwa Satani bwamaze kugera mu miryango myinshi bwamburwa imbaraga uyu mwanya, busenyuka uyu mwanya mu izina rya Yesu. Urugo rutarurimo amahoro, ubwo umwanzi yaranyaza amahoro yaro, amahoro yawe narugarukemo, guhuza inama kwawe ni kugaruke mu izina rya Yesu. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ubuntu bwawe bwongere butwikire bari abagabo, bwongere butwikire bari abagore, bwongere butwikire bari abana, bwongere butwikire imiryango ahari umwiryane, hagaruka amahoro, hagaruka amahoro. Turasenze ngo uburiganya bwa Satani n'imbaraga z'ubupfumu n'uburozi zikorera mu miryango zamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Abakiranutsi bagwire, abasenga bagwire, abakuramya bagwire, abagupfukamira bagwire, bashyirwe hejuru y'ibibarwanya, bashyirwe hejuru y'izindi imbaraga zose zabarwanyaga mu izina rya Yesu. Data turasenze ngo muri uku gusenga kwacu amaboko y'abagore yongera akomezwe, amaboko y'abagabo yongera akomezwe, abari batendebutse, abo umwanzi yararushije imbaraga bongere basubizwe imbaraga mu izina rya Yesu. Abari basohotse mu nshingano, abari basohotse mu byo wabaremeye bongere basubizwe imbaraga, umwanzi ntabivuge hejuru mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze mwami w'abami. Turaguhendahenda
ngo ibicaniro by'amasengesho byazimye mu mago byongere byake, ibicaniro by'amasengesho byazimye mu ngo, byazimye mu miryango byongere byake. Turasengera bari barabitangije ngo bongere basubizwemo imbaraga, amaboko yabo yongere akomezwe, uruhanga rwabo rwongere rukomezwe mu izina rya Yesu. Turasenze ngo umuriro wawe, umuriro w'ububyutse ugaruke mu ngo zacu, ugaruke mu mitima yacu, kugira ngo bashe kugaruka no mu ngo zacu. Turakwinginga Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo buri mwinginzi wasize muri uriya muryango, buruhagarariye ikimeze nk'ubutambyi muri uriya muryango, w'amaboko yari atentebutse yongera asubizwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. Umugore wari uhagarariye gusenga mu rugo rwe yongera asubizwe mu imbaraga, umugabo wari uhagarariye gusenga mu rugo rwe yongera asubizwe mu imbaraga, umwana wari uhagarariye gusenga mu muryango w'iwabo yongera asubizwe mu imbaraga mu izina rya Yesu. Turegura aya maboko yari atentebutse, turakomeza aya mavi yari ananiwe mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Mwuka Wera zisanga uwo muhungu, zisanga uwo mukobwa, zisanga uwo mugabo, zisanga uwo mugore, zongere zimwegure mu izina rya Yesu, kugira ngo ahagarare nk'uko ushaka, maze ahinduke umuyoboro wacishamo ubutabazi bwawe, wacishamo ubutabazi bw'umuryango we. Amaboko yose yari acogoye yongera asubize mu imbaraga uyu mwanya mu izina rya Yesu. Mukomereze uruhanga, mukomereze amaboko, mukomereze muri wowe, kugira ngo Mwami ahagarare nk'uko ushaka. Reka imbaraga zose zamunanije aba arizo zinanirwa mu izina rya Yesu. Ibyari byamucogoje bitava kuri wowe nibimubure burundu, ahishwe mu maraso yawe, ahishwe mu maraso yawe, ahishwe mu maraso yawe. Turavuga ubuzima mu miryango y'Abanyarwanda, turavuga ubuzima mu ngo z'Abanyarwanda, kugira ngo data icyo ushaka aba ari cyo kiba, aba ari cyo gisohozwa mu izina rya Yesu. Turasengera abo uhamagaye Mwami abagore n'abagabo bagukorera, abo tuzi n'abo tutazi. Turasengera abacogoye, abazwi, abamamaye, abakorera mu ibanga mu izina rya Yesu. Abari bacogoye basubizwe mu imbaraga. Turasengera ab'inginzi, turasengera abahanuzi, turasengera abanyamasengesho batandukanye, turasengera abavuga butumwa batandukanye, turasengera abashumba, turasengera abigisha b'ijambo, turasengera Mwami w'abamo wahagurukije ukabatiza impano zawe abari bacogojwe n'ibihe. Turabasengera uyu mwanya ngo bongere mu imbaraga mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibagarukemo, umuriro w'Umwuka Wera wake mu mitima yabo, kugira ngo bongere bakoreshwe nawe, ubatume Mwami. Dukeneye ijwi ryawe ryamamara muri kino gihugu, dukeneye ijwi ryawe rivugira kuri buri musozi, kuri buri rugo, muri buri ofisi, muri buri soko. Reka wongere ubyutse Nyaguhora ku ngoma. Twongeye gusengera abera Mwami w'abami, kugira ngo buri muntu yibuke ko ari umuhamya, ari umuhamya wawe, ari umuhamya wawe. Mwuzuza imbaraga zawe kugira ngo aguhamye, mwuzuza imbaraga zawe kugira ngo abibwire abatabizi, ababwire iby'urukundo rwawe. Hagurutsa buri mukristo, buri muntu witiriwe izina ryawe muri kino gihugu, yongera asubizwe mu imbaraga. Watakaje urukundo rwawe mbere rumugarukemo, watakaje imbaraga zo guhamya zongere zimugarukemo, imbaraga z'Umwuka Wera zimwuzure, kugira ngo yemere gutumwa nawe Nyaguhora ku ngoma, yemere gutumwa nawe Mwami w'abami. Urakoze data, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutajya udusiga, urakoze kuduhamagarira kutugirira neza, urakoze ko imigambi yawe kuri twebwe ari myiza. Mwami, tuvuze umugisha kuri kino gihugu, tuvuze umugisha kubahinga, reka bahinge, bawurore, basarure, bagira umusaruro. Tuvuze imvura igura ku gihe kandi mu buryo bumeze neza. Wowe umenya ibihe Nyaguhora ku ngoma, turasenze ngo imvura izagwe mu gihe gikwiriye, ituma abahinzi bagubwa neza, ituma borora bagubwa neza mu izina rya Yesu. Uburiganya bwa Satani bwose bukurweho, ibyazanwa no gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu bikurweho n'amaraso yawe, kubw'imbabazi zawe Nyaguhora ku ngoma. Duhesheje umugisha abakora, bahirwe mu mirimo y'amaboko yabo, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibitakubahisha byose bibura umwanya mu gihugu cyacu. Dusengeye ubuzima bwacu, sante yacu mu izina rya Yesu, ngo turindwe, amagara yacu abe mazima, kugira ngo agusingize, kugira ngo aguhimbaze. Abafite indwara zikomoka ku mbaraga z'umwijima no ku myuka mibi, mu izina rya Yesu mbavuzeho ubuzima, mbavuzeho gukira. Ndamenagura ubwo buretwa hejuru y'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Abari munsi y'umwuka w'agahinda, bumva nta mpamvu yo kubaho, bumva bakwisabira urupfu, ndamenagura izo mbaraga z'agahinda mu izina rya Yesu. Mbavuzeho umugisha, mbavuzeho kugirirwa neza. Iki gihugu Mwami tugitwikirije amaraso yawe, ubutaka bwacu tubutwikirije amaraso yawe, kugira ngo ibyo ushaka Mwami w'abami aba ari byo biba. Reka imbaraga zose zitavuga ko uri umwami, mavi yose atagupfukamira, imbaraga zose zitifuza ko wamamara, zamburwa ubushobozi mu gihugu cyacu. Wowe nyir'urukundo, wowe munyembabazi, wowe wazanywe no kudukiza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Rishyirwe hejuru mu batoya, rishyirwe hejuru mu bakuze, rishyirwe hejuru mu bakomeye, rishyirwe hejuru mu boroheje. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, igihugu cyacu tugishyize mu biganza byawe, maze ibyo ushaka aba ari byo biva, ibyo ushaka aba ari byo biva. Turagushimira imigambi udufitiye,
turagushimira ko nta kintu na kimwe cyaburizamo Nyaguhora ku ngoma ibyo wagambiriye. Abayobozi bacu tubashyize mu biganza byawe, ni wowe wimika abami n'abatware, uko basimburana ni wowe bigena. Turabasengeye mwami w'abami, ijambo ryawe riratubwira mu Migani 21 ngo imitima yabo iba mu kiganza cyawe, ngo kandi uyobora uko ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Turasenze Nyaguhora ku ngoma kugira ngo bayoborwe nawe, bashyiremo ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe, kuko ibyawe bihora ari byiza. Umenya ibya none, ukamenya ibyo mu myaka myinshi ishizwe kera. Ubwenge bwawe bukorere muri bo, inama zawe zibe muri bo. Turakwizeye mwami w'abami, turakwizeye. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Twigishe gukiranuka kugira ngo ishyanga ryacu rikomeze rishyirwe hejuru nk'uko ubishaka. Ubupfumu bwose, gusenga izindi mana kose, nubwo kwahabwa izina risa nk'aho ari ryiza cyangwa ririmo ubwenge, biburira imbaraga mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ni wowe Mana yo gupfukamirwa, Muremyi w'ijuru n'isi, ni wowe Mana yo gusengwa, se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka izina ryawe ryonyine aba ari ryo ryamamara. Ibinyuranya no gukora kwawe biburira imbaraga ku butaka bwacu mu izina rya Yesu. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuduhamagara kutugirira neza, uduhamagara kutugirira neza. Imigambi yawe kuri twebwe ngo ihora ari amahoro, ntabwo ari ibibi. Utwigishe kuyikurikira, utwigishe kuyigenderamo, utwigishe kukwizera, utwigishe gusenga kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Mwuka wera turakuraritse, wirirwane natwe. Ngwino wigisha umutima wanjye gusabana na data, ngwino wigisha umutima wanjye gusenga, ngwino wigisha umutima wanjye gusabana nawe byiteka, gusabana nawe byiteka. Turasenze ngo ibyo wifuza ko tumenya muri iyi minsi uduhe kubimenya, kandi ibyo watumenyesheje uduhe kubishyira mu bikorwa. Udukure mu kujijwa kose, udukure mu kwibeshya kose, udukure mu buriganya bwa Satani bwose, maze uburinzi bwawe butubeho. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubuntu. Reka ibiri muri wowe byose bihinduka umugabane wacu. Uduhe umutima uciye bugufi kugira ngo tubashe kubyakira. Waratubwiye ngo iby'ubu bwami abameze nk'abana batoya nibo babibasha. Turasenze ngo uduhe uwo mutima, umutima umeze nk'uw'abana batoya, kugira ngo tugukurikire kandi dushyikire ibyo tugeneye. Uduhe umutima uciye bugufi, uduhe kwikuraho amaso no kuyerekeza kuri wowe. Twigishe ko umuntu atagukuraho amaso, twigishe ko umuntu akomeza akakurebaho, bigatuma atambuka imiraba y'uburyo bwose. Waratubwiye kandi ngo nitugera mu mayira abiri tutazi niba duca iburyo cyangwa ibumoso, tuzumva ijwi ryawe ritumenyesha inzira dukwiriye kunyuramo. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe bameze nk'abahagaze mu mayira abiri, kugira ngo bumve ijwi ryawe maze bakurikire inzira yawe Nyaguhora ku ngoma. Muri wowe ntihabamo kwibeshya, ikibi kitwa ikibi n'ikiza kikitwa icyiza. Turasenze mwami ngo uduhe gutoranya ibyo utoranya, nubwo byaba binyuranye n'ibyo nashakaga, umpe gutoranya ibyo wowe utoranya. Urakoze data, turagushimira ubuntu waduhereye muri kino gihugu bwo kuvuga izina ryawe Yesu. Twongeye kuvuga ngo izina ryawe niryamamare, niryamamare ku miryango yacu yose, niryamamare mu gihugu cyacu, maze ubu buntu duhaye udushoboze kutabupfusha ubusa. Ntibudupfire ubusa, ntibudupfire ubusa. Twigishe ubwenge, utwigishe ubwenge bwawe kugira ngo duhinduke ab'umumaro mu gihe cyacu. Uturinde kubaho nk'aho tuzatura nk'imisozi. Utwibutse ko turi mu rugendo, kugira ngo ibyo wangeneye kumara mu gihe cyanjye hatabuzemo na kimwe mwami bashe kubihagararamo. Ibyo wageneye umuhungu n'umukobwa mu gihe cye abashe kubihagararamo. Dusengeye ababyeyi kugira ngo duhe ubwenge bwo kurera abana mu nzira zawe. Uturinde gutakaza inshingano zacu, kuyoberwa ikivugwa n'igikorwa. Utugarure mu ngo zacu, duhagarare mu nshingano zacu. Dusengeye abana batoya mwami w'abami, tubatwikirije amaraso yawe. Dusengera urubyiruko rwacu, tutwikirije amaraso yawe, kugira ngo abakumenye bakiri batoya ubahe imbaraga zo gutsinda pressure y'umubi yakorera mu rungano mu izina rya Yesu. Wowe washoboje ba Daniel bari i Babuloni, wowe washoboje Yosefu ari wenyine. Turasenze gushoboza abahungu bacu bakumenye, ushoboza abakobwa bacu bakumenye, kugira ngo baneshe, kugira ngo baneshe, maze mwami ibyo ugambirira gukorana nabo ubisohoze. Urakoze data, dusabiye umugisha abantu bose batuma ubutumwa bwiza buvugwa muri kino gihugu. Abasenga kugira ngo ababuvuga bahabwe imbaraga, abatanga ubutunzi bwabo
kugira ngo imirimo yawe ikorwe itamwajwe mu nsengero zitandukanye, mu bikorwa byo kugira neza. Ubaho umugisha, ubaho umugisha. Dusengeye mwami abateguye Rwanda Shima Imana, ubaho umugisha. Abatanze ibyabo, ubaho umugisha. Abatumye ibaho, ubaho umugisha. Dusengeye ubuyobozi bwacu bwatwemereye ko dushima izina ryawe ku mugaragaro, tukamamaza izina rya Yesu ku mugaragaro. Ubaho umugisha, ubakomeze, ubaganishe mu nzira zawe uko ushaka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubane natwe muri iyi minsi 3 yo gusenga, utwigishe gusenga. Mwuka Wera unyigishe gusenga, wigisha abahungu n'abakobwa gusenga, kugira ngo dusabane nawe uko ushaka. Uduhe kuba mu ijambo ryawe, kuri amaso yacu ku bitagira umumaro, dutandukanye n'ibirangaza, twuzuza umwuka wawe, kugira ngo imbaraga zawe zigurire muri twebwe, maze ibyanjye bishire, taguhesha icyubahiro bindimo bishire, maze wihesha icyubahiro. Ubuzima bwanjye buguhesha icyubahiro, ingingo zanjye ziguhesha icyubahiro. Umuntu wanjye wamwe imbere akuramye, ahazwe nawe. Umubiri wanjye usohoza ibyo gukiranuka, usohoza ibyo ushaka. Ntagire urugingo rwanjye na rumwe rutaguhesha icyubahiro. Mwuka wanjye usabane nawe, ubugingo bwanjye bwuzuzurwemo n'amahoro yawe, bwuzuzurwemo n'umunezero wawe n'imbaraga zawe. Mwuka Wera urakoze Data, dusabiye umugisha ababigiramo uruhare bose, kugira ngo iki gicaniro cye kuzima. Ubaho umugisha, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana ibaho umugisha, ibagirire neza, mugire umunsi mwiza. Tuzakomeza ejo saa 11 kuri Zoom no kuri YouTube. Yesu abaho umugisha. Kristo reka mubashimire Yesu ni umagije yanyitangiye w'ikintu angura amaraso ye no kwanyuzuza n'Imana. Yesu ni Yesu ni umagije afite igihe gito arampaza wenyine namugisha uri mu gisi n'umuramutunuka ibya Yesu nibishira aramaza wenyine namugisha
Yesu ni umpagije nzajya nesha kubwa Yesu arampaza wenyine nabona n'inshuti niko bankomereye niwe nshuti rutizima arampaza wenyine nabona n'inshuti niko bankomereye niwe nshuti rutizima arampaza wenyine ubwo nzagera mu rupfu Yesu azaba